Twongeye kubasuhuza abavandimwe kugira ngo twongere kandi tubane aho muherereye. Turabakiriye muri studio za Timazi TV, abari mu migabane itandukanye y'isi. Tugira umugisha kandi wo kongera kubana namwe kugira ngo tuganire. Twababwiye ko tuzabaganiriza ijambo ry'Imana uko tubonye umwanya. Uyu munsi kandi tuje kugira ngo tuganire namwe ibizo Uwiteka yadushize ku mitima. Rero mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Nongere mbasabe hano kuri Timazi TV, wowe ukidukurikiye bwa mbere, dukorere subscribe, ukore na comment na share. Aya magambo tugiye kuganira nakunezeza, ugire abandi uyagezaho. Ni uburyo bwo kubaka ubwami bw'Imana. Barabivuze, imitima yacu ikeneye ibyo kurya kuko imibiri nayo ibikeneye. Rero bibiri ijambo ry'Imana nibyo kurya by'ubugingo, nibyo kurya byo gutunga imitima yacu kugira ngo bitoyobore muri urugendo rwo kuja mu ijuru. Reka dusenga Imana. Uwiteka urakomeye, turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye kuko ukomeje kuturinda, urinze imiryango yacu, urinze ubuzima bwacu, turacariho twese turi bazima. Reka tugushimire kuko uri Imana iri kumwe natwe. Iryo jambo ryawe niryo ritubeshejeho, niryo rituma tugenda, niryo rituma duhumeka. Reka rero byongere kandi iryo tugiye kuganira bigira abo ryubaka nabo rifasha. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice ni ca 28. Turasoma umurongo wa kabiri, twongere dusimbuke dusome umurongo wa 15. Bibiri avuga ngo kandi imigisha yose izakuzaho kugira ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Murongo wa 15 ukavuga ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo y'uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, iyi mivumo yose izakuzaho ikugereho. Amen. Aya magambo niyo nashatse kugira ngo tuganire. Nashatse kugira ngo tuganire hejuru y'amagambo atatu kugira ngo abantu bayamenye kandi bayitondere. Nashatse kugira ngo tuganire hejuru y'umugisha, tuganire hejuru y'umuvumo, tuganire no hejuru ya karande. Bitewe niki? Ndashaka kuvugana n'abantu abakristo bari mu kurwanira mu makanisa, abantu bari mu kugira intambara mu rusengero, bakageraho bafatana mu mashati, abandi bakagira aho binjiza ubugome mu itorero. Nagira ngo mbabwire ngo iki kintu kizana urubanza rukomeye cyane ku bantu. Titwareka kubivuga nk'abagaragu b'Imana, kuko iki kintu kizana umuvumo ku bantu. Umuntu wese urwanira mu rusengero, nagira ngo mutangarize iritangazo ko ashwikuramo umuvumo. Imana itubabarire cyane. Icyo nshaka kuvuga niki? Ibi bintu bitatu nagira ngo mbivugeho, hanyuma turebe ukuntu bishobora gufata abantu, turebe n'ukuntu bigera ku bantu, habe niyo bo babarakijijwe ariko imivumo ikabageraho. Imana itubabarire cyane. Icyo nshaka kuvuga niki? Bibiliya itwereka hano, iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ni igitabo ca Mose, ndetse tubara ko ari cyo ca nyuma mu bitabo bitanu bya Mose. Turabona Mose yandika igitabo cy'Itangiriro, yandika igitabo cyo Kuva, yandika igitabo c'Abalewi, yandika kiriya gitabo c'Uruzerero rwo mu butayu ari cyo gitabo cyo Kubara, yandika n'iki gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Iki ni kibazo abantu bashobora kwibaza abenshi. Iyo tuvuze ngo ni ugutegeka kwa kabiri, ushobora kwibaza ngo ese gutegeka kwa mbere kuri. Gusa izindi ndimi nko mu Gifaransa cyangwa Icongereza Deuteronomy cyangwa Deuteronome, Igiswahili cyo gikunda kuvuga ngo ni kumbukumbu la Torati, ni nkaco kigiye gusobanura neza, ariko twebwe mu rurimi rwacu tucita igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ariko abantu benshi bashobora kucibazaho bakibaza ngo ese gutegeka kwa mbere kurihe ko tubonye kwa kabiri. Icyo nshaka kuvuga cyane nuko ndashaka kwinjira cyane muri Bibiliya mu nsobanuro zayo, ariko impamvu nshatse kuvuga kuri ibi bintu nuko aya ari amagambo Mose yavuze bwa nyuma aje kurangiza kugira ngo azamuke ku musozi wa Nebo yitaba Imana, hanyuma Yoshua amusigarire yambutse ubwoko
bwa Isiraheli mu gihugu c'isezerano ca Kanani, igihugu Imana yari yarahiye basekuruza ko izakibaha n'urubyaro rwabo. Imana ishimwe cyane. Turabona iki hano? Turabona Bibiliya itwereka ko bari hariya ku musozi wa Sinayi, aho niho baherewe itegeko rya mbere, niho baherewe amategeko igihe Mose yazamutse hariya ku musozi wa Sinayi ajya kubonana n'Imana. Imana imuha amategeko 10, aramanuka ayasomera bene wabo. Amaze kuyasomera bene wabo bumva ico Imana ivuganye nabo. Iko niko kwari ugutegeka kwa mbere. Ugutegeka kwa kabiri rero ni ca gihe bari bageze mu kibaya ca Mowabu, bari hafi kwambuka Yorodani ngo bagere mu gihugu c'isezerano, naho niho bagombaga gusomerwa iri tegeko ubwa kabiri, cyangwa aya mategeko ubwa kabiri, ari ukongera kuyabibutsa. Ariyo mpamvu Abaswahili bayita kumbukumbu, kwibutsa. Ariko izindi ndimi zikavuga ko ari ugutegeka kwa kabiri, ariko ubundi citwa disikuru. Citwa disikuru, ni disikuru ya Mose yasomye. Ubundi citwa deuxième discours, ni disikuru ya kabiri ya Mose, kuko iya mbere yayisomye bari hariya mu butayu bwa Sinayi. Imana tubabarire cyane. Aho niho tuvuga ko igitabo citwa gutegeka kwa kabiri. Rero ategetse bwa kabiri kubera iki? Nuko ubwa mbere ari hariya kuri Sinayi yasomeye ubwoko bwa Isiraheli hariya amategeko Imana yari yamuhaye ku musozi, ariko mu butayu bwa bwoko bugenda bukora ibyangwa n'Uwiteka, bagenda bacumura ku Mana, bava ku Mana, bituma Imana yo mu ijuru ibabara. Iravuga ngo aba bantu bose babagabo bakuru basomewe aya mategeko bayaca inyuma, bananirwa kwiringira Imana. Imana iravuga ngo babazarimbukira mu butayu. Usibye abavuye mu Egiputa badakwije imyaka 20, kuko abo bari bakiri ba minere, hanyuma n'abandi bose bazavukira hano mu butayu, kubera ko bo batigeze babona ya nyanja itukura icikamo, kubera ko batigeze babona bya bitangaza bigera ku 10 nakoze mu Egiputa. Abo ngabo bo bazambuka mu gihugu ca Kanani. Biratangaje, urubanza rw'Imana ruba cyane kubabonye Imana n'imbaraga zayo kuruta abatarayibonye. Niyo mpamvu bano baciriweho iteka n'Imana. Aba babonye bya bitangaza 10, aba ngaba babonye inyanja icikamo, ariko bananiwe kunyizera. Imana iravuga ngo bazarimbuka. Za ntambara zose bagiye bahura nazo mu butayu, bivugwa ko barwanye intambara 33 hariya mu butayu muri ya myaka 40. Hariya niho bagiye bapfira muri ziriya ntambara, kugeza ubwo rero bageze mu kibaya ca Mowabu bajya kwambuka. Mose abararanganyamo amaso, asanga mu bantu bakuru bavanye mu Egiputa, asanga asigaranye na Mose na Yoshua, asiganye na Kalebu na Yoshua nako. Hanyuma arebye abona abandi bose asigaranye nabo, asanga arabavukiye mu butayu, kandi n'abandi bavuye mu Egiputa badakwije imyaka 20, kandi abo bantu ntabwo bigeze bumva neza ya mategeko, kuko bari bakira abana bato igihe bayasomerwaga hariya kuri Sinayi. Bituma rero Mose afata umushinge, afata umugambi wo kongera kuyabasomera nabo, kugira ngo nabo bayamenye, kuko ari ryo tegeko nshinga byagombaga kubatunga hariya mu gihugu c'isezerano, cyangwa ko ariyo mategeko bagombaga kugenderaho. Byari ngombwa ko Mose yongera akayasomera abangabo. Niyo yitwa Deuteronomy, cyangwa gutegeka kwa kabiri. Yongera kubategeka. Muri ayo mategeko rero, aha mu gice ca 28 twasomye, niho yabasomeye, ababwira imigisha kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 15, ku wa 14 nako, aho niho avuga imigisha izabakurikira nibubaha aya mategeko y'Imana. Kandi muri ayo mategeko harimo najanye n'inzu y'Imana, harimo najanye no kubaha Imana, n'uburyo ahantu hayo mu rusengero arahera, hatakwiriye kuja abantu batejejwe, hadakwiriye gukorerwa ibizira, hadakwiriye gukorerwa ibibi. Ayo mategeko yose yari ari muri ayo ngayo, ayo Mose yabasomeye cyangwa yabategetse. Ariko arongera kandi uhere ku gice ku murongo wa 15 ukamanuka agera ku wanyuma w'iki gice, naho ababwira ibyago bizabakurikira, ababwira imivumo izabakurikira nibaramuka batumviye ya mategeko y'Imana. Ico tuvuga ni kangaha,
yavuze ibintu bibiri, yavuze umugisha, avuga n'umuvumo. Aravuga ngo nimwitondera aya mategeko, dore umugisha, arondora imigisha izabakurikira, arondora imigisha izabakurikira kugeza mu gice ku murongo wa 14. Ageze ku murongo wa 15 arababwira ngo dore imivumo izabakurikira nimuramuka mutubashe ya mategeko yanjye mbahaye. Imana ishimwe cyane. Usomye neza urasanga imirongo ivuga ku mugisha niyo mike, ariko imirongo ivuga ku muvumo bazahura nabo nibaramuka batubasha Imana niyo mirongo myinshi. Imana itubabarire cyane. Arayabasomera ararangiza, arangije rero Mose azamuka umusozi agwayo. Imana niyo yamwihambiye yonyine, nayo yaje kumubika. Ibwira Yoshua, iramubwira ngo umugaragu wanje Mose yapfuye, none hagarara ushikame kigabo, ni wewe ugiye kwambutsa ubwoko bwanje mu gihugu cy'isezerano, kandi uko nabanye na Mose niko nzabana nawe. Imana ishimwe cyane. Ibyo reka tubicumbikiraho, twinjire mu mugisha, tuvuge umugisha, tuvuge karande, tuvuge ndetse n'umuvumo, kugira ngo tubyumve neza. Umugisha niki? Umugisha ni ingaruka, ni umusaruro, ni byiza biva mu kubaha Imana, ni byiza biva mu gukorera Imana, gukora ibyo Imana ishaka. Bibiliya yabivuze neza ngo niwubaha aya mategeko nukora ibijyanye n'ubushake bw'Imana, dore imigisha izagukurikira. Imigisha ni umusaruro, ni ingaruka, ni byiza Imana ihemba abantu bayubaha, abantu bagendera mu bushake bwayo. Hari icyo Imana ijya ibahemba n'umugisha, ni byiza. Ariko nanone iyo migisha nayo, hari imigisha yo mu mwuka, hakaba niyo mu mubiri, kandi iyo yose iva ku Mana. Iyo migisha yo mu buryo bw'umwuka nayo Bibiliya ivugaho. Hashimwe Imana se y'Umwami wacu Yesu Kristo waduhaye imigisha yo mu mwuka, yo mu buryo bwo mu ijuru. Hari imigisha yo mu mwuka n'imigisha yo mu mubiri. Imigisha yo mu mwuka rero ni imigisha duhabwa itabona abapagani, ariko umukiranutsi wese uwizera Kristo agahabwa uwo mugisha. Umugisha w'agakiza ntushobora kubona abapagani. Umugisha w'amahoro ava muri Kristo ntawe washobora kubona. Umugisha wo kuzura umwuka wera nta mupagani washobora kuwubona. Ibindi twabihuriraho, amafaranga n'amazu n'ubutunzi n'ibindi byose n'amatungo twabihuriraho nabyo, uwo ni umugisha uva ku Mana. Ariko hari umugisha wo mu mwuka wihariye kubizera Imana, n'umugisha w'ijuru nawo ubwawo kubemeye Kristo barawuhawe. Imana ishimwe cyane. Ariko umupagani ntashobora guhabwa kuri uwo mugisha. Ariko ku ncamake icyo twavuga niki? Nuko umugisha ubwawo ari byiza biva mu kumvira Imana no kugendera mu bushake bw'Imana no kugendana n'Imana. Tuvuge rero umuvumo niki? Umuvumo nawo bawuvuze uhereye ku gice ku murongo wa 15, ni ingaruka mbi zijanye n'ibibi umuntu yakoze, bijanye no kutubaha Imana, bijanye no kuca inyuma y'amategeko y'Imana. Guca inyuma y'amategeko y'Imana, kutubaha Imana, kutagendera mu bushake bw'Imana bizana umuvumo ku bantu, bizana umuvumo ku bantu. Imana itubabarire cyane. Icyo nshaka kukubwira ni kimwe ne data, menya ko ibyo dukora byose, byaba byiza byaba bibi, bigira ibihembo. Tumaze iminsi tubivuga. Bibiliya ivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Iyo ukoze ibyiza usarura umugisha, wakora ibibi ugasarura umuvumo. Ibi nashatse kuvuga cyane ngo mvugane n'abantu barwanira mu rusengero, abantu bazana intambara mu rusengero, bamenye ko hari umugisha uba mu rusengero kandi hakaba n'umuvumo mu gihe utitwaye neza imbere y'amaso y'Imana. Ariko nanone nongere mvuge kuri karande. Karande ni kirero. Karande n'ibyago bikurikira umuntu, ni bibi bikurikira umuntu, bifite inkomoka yabyo kure, biva ku bakurambere basogokuru na basogokuruza. Niba hari imihango bakoranye n'abadayimoni, niba
hari amasezerano bakoranye n'isi y'umwijima, ayo masezerano agakurikira urubyaro n'ababakomokaho. Niba ari impamvu runaka ikagenda igera ku bantu, hari abagenda bapfusha abantu bagera muri imyaka bagapfa, abantu kubera amasezerano bakoranye, abantu bagapfusha, abantu bakagira ibyago, abantu bagaterwa n'ibibazo bitandukanye biva kuri karande, indwara n'ibindi bibaho bikomoka kuri karande. Ariko karande yo iroroshe cyane. Iyo wavutse ubwa kabiri ukabicare mwegisha, niho Bibiri ivuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kandi kavuga ngo abari muri Kristo Yesu baba bayicare mwegisha. Ibyakera byose biba bishize, ibintu byose biba bibaye bisha. Abo ngabo abo bihinduka bishasha. Ni ya mivumo yose ya kera utaramenya Imana, ni ya mivumo yose utaramenya Imana, ni za karande zose utaramenya Imana, biriya byose iyo ukijijwe byose birangirira hari Golgota. Iyo ugeze ku musaraba, amaraso ya Yesu akweza byose bikakuvaho, keretse ukijijwe by'uburyo by'uburyarya, ariko udakijijwe neza. Ariko nimba ukijijwe by'ukuri, biriya bintu byose by'imivumo, biriya bintu byose by'imigayo, biriya bintu byose bya karande bikuvaho. Imana itubabarire cyane. Ariko nagira ngo nongereho iri jambo kubwire mwene data, umudendezo wacu wo muri Kristo Yesu, umudendezo wacu wo muri Kristo Yesu ntabwo twemerera gukomeza gukora ibyaha ngo tubikorere mu nzu y'Imana, ngo twibwire ko imivumo itatugeraho, ngo twibwire ko ibyago bitatugeraho. Kibishoboka habe namba. Iyo ukora ibyaha ukabikorera mu nzu y'Imana, noneho hakageraho ushobora gufata mu mashati ukarwanira mu rusengero, menya ko bifite ingaruka. Haba hari ingaruka mbi. Hari umuvumo ukurikira abantu barwanira mu rusengero. Niba wumva ibikorwa byo imikorere y'urwo rusengero utayumva neza, usezera amahoro ukagenda, ukajyaho wiyumva neza aho ubohotse, ho kugira ngo usige uteje intambara, ho kugira ngo usige uteje akavuyo. Ibyo byose bikugiraho ingaruka. Ibyo ndabivuga kugira ngo tubyumve, mw'abakristo mwe, mw'abakozi b'Imana mwe, mumenye ko kurwanira mu rusengero, kuzana intambara mu rusengero bigira ingaruka mbi, bigira inkurikizi mbi. Kandi ingaruka, umuvumo wavumwe wo mu gakiza ni mubi cyane kuruta ndetse no mu bupagani, kuko wamenye ukuri urakwirengagiza, wanduza ahera h'Imana. Hano mu rusengero iyo turi imbere y'Imana, menya ko urahera h'Imana, menya ko urahera. Umutambyi yahageraga yabanje kwiyeza ahera h'Imana. Umutambyi ubwo yabanzaga kwitambira, babanzaga kumutambira igitambo cyo kumweza, kugira ngo yinjire hari ahera aje gutambira abandi ibyaha. Hari ahantu hateye ubwoba, kuko bari bazi ko atitwaye neza yohagwa. Imana itubabarire cyane. Rero igihe cyose ukoze ibyaha waramaze kumenya Imana, menya ko hari imivumo ishobora kugukurikira, kandi iyo mivumo ikagukurikira ikagera no ku bana bawe, kandi ikazakurwaho ari uko wihanye. Rero uzatinye umuntu wahuye n'ikibazo kivuye ku muvumo uvuye ahera, kuruta umuntu wahuye n'imivumo yo hanze. Uko umuntu wahuye n'imivumo yo hanze ibirimo imbaraga za Satani, kandi imbaraga za Satani turayirwanya tukayitsinda mu izina rya Yesu igahunga. Ariko tekereza umuvumo wakuye imbere y'amaso y'Imana. Tekereza inkoni y'Imana. Inkoni y'Imana se wayisengera, wakwirukana amapepo se? Kuko ari ikintu kivuye ku Mana, kubera kuko ari inkoni y'Imana, kubera ko wakoze icyaha uri umukiranutsi, ukora icyaha mu nzu y'Imana. Ibyo byose bigomba kukugiraho ingaruka itari nziza, ndetse wiyambaza n'abasenga bakagerageza kibikunde, kubera kuko ari inkoni y'Imana. Inkoni y'Imana ntibayisengera, ahubwo inkoni y'Imana iyo utahuye icyo wakoze, uza imbere y'Imana ugapfukama ukayisaba imbabazi, Imana ikagukuraho icyo cyaha. Imana itubabarire cyane. Ni nayo mpamvu tubona muri kino gihe abayumbe benshi, abanyamasengesho benshi basenga bagasengera ibibazo bimwe ntibikurweho, ntibamenye aho byavuye, ntibamenye impamvu yabyo, ntibamenye ko byatewe na ba nyirabyo. Hari ibyo bakoze kandi ari abakristo. Imana itubabarire cyane. Bagasenga ntibikurweho,
abandi bagatangira kwibaza ngo abanyamasengesho ntibagisenga neza, ngo abanyamasengesho nta mbaraga z'Imana bakigira. Ariko ibyinshi usanga byaravuye ku mivumo abantu babonye baramaze gukizwa kubera gukora ibyaha. Ibyinshi bakabikorera mu nzu y'Imana kugera n'ubwo abantu bazana intambara mu nzu y'Imana. Imana tubabarire cyane. Rega nkubwire rero aya magambo mwene data, amagambo azana umuvumo. Amagambo azana umuvumo ni mu gihe ubesheye umuntu w'abandi uramubesheye, umuvuzeho icyo atakoze, arabimenye, ubabaje umutima we, icyo kintu menya ko hari umuvumo uhita ugukurikira ako kanya. Niyo mpamvu abantu barimo bararwana n'ibyo batazi, bararwana n'ibyo bavuze, barishura ideni batazi igihe bariye. Imana tubabarire cyane. Igihe wabesheye umuntu, igihe wibye ugaterura ibintu by'umuntu ukabyiba, hari umuvumo ugukurikira kuko wababaje umutima we. Uzirinde kubabaza umutima w'umuntu. Igihe wibye hari inkurikizi, hari umuvumo ugukurikira. Igihe warenganije hari umuvumo ugukurikira. Igihe utwaye ibitari ibyawe, igihe uhagaze mu rubanza ukaruca nabi, ugaca urubanza rubera, ahari ukuri kuhareka ugashigikira ikinyoma, menya ko hari umuvumo ugukurikira, kandi uwo muvumo ushobora kugukurikira n'urubyaro rwawe. Kubera iki? Kubera ko Imana yanga imanza zibera. Imana yanga imanza zibera. Imana yanga umuntu uhengama akaca inyuma y'ukuri. Imana itubabarire cyane. Ubutabera bw'Imana, Imana ni ukuri. Imana ikunda umuntu w'ukuri. Imana yanga umuntu ubesha. Imana yanga umuntu uvuga amagambo atariyo. Imana nitubabarire kandi Imana itugirire neza. Ibyo bintu rero bizana umuvumo. Abantu babeshera abandi, abantu bambuye abantu ibintu byabo, abo bantu bariho umuvumo. Ushobora kutawubona ubunyine, ushobora kutabona ingaruka zawo, kandi reka nkubwire nature, imiterere y'umuvumo. Imiterere y'umuvumo, ntabwo umuvumo uzi gufata ako kanya ukimara gukora icyaha, kibibaho. Ngo ni nk'umutego, kwa kundi umutego iyo ukiri mubisi udashobora gufata inyamaswa, kuko inyamaswa irahagera hinukiriza, ikabona abantu bahakandagiye, ikabona abantu bahacukuye, ikabona hari urusinga ku rugero rwo bategesheje rwera. Nta nyamaswa yofatwa muri uwo mutego, inyamaswa zica ku ruhande. Ariko iyo haciye igihe, hahandi hari baracukuye hakamera ibyatsi, ahandi ibyatsi byari byararyamye bikamera, rwa rusinga bategesheje rwera rukazaho ingesi, ico gihe niho inyamaswa yinjiramo igafatwa. Uko ni kumuvumo nawuza. Wibwira ko wahemukiye umuntu, ubu nyine ukibwira kuri mu mahoro, ariko siko bimeze. Igihe utazi, igihe utakibitekerezaho, igihe utagitekereza ibyo wagiriye nabi mugenzi wawe, ico gihe nico gihe umutego w'umuvumo uzufata umuntu, kubera ko Imana yo itazayibagirwa. Imana ishimwe cyane. Imana yabwiye Mwami Sawuli ngo naje kurimbura, arimbura Abameleki, ngo kubera ko bagiriye n'Abisirayeli bava mu Egiputa. Utekereza imyaka yari ishize, Abisirayeli bava mu Egiputa bakiri mu butayu, babagirira nabi. Ariko imyaka irahita, ibihe biragenda, barataha bagera mu gihugu cy'isezerano, bakora imirimo y'Imana bari kumwe na Yoshua. Igihe cya Yoshua kirarangira, haza igihe cy'abacamanza. Igihe cy'abacamanza kirarangira, baraza binjira mu gihe cy'abatambyi ba Eli na ba Samweli, kirarangira. Haza igihe cya Sawuli. Muri kiriya gihe cya Sawuli ari umwami wa mbere wa Isiraheli, Imana ibona kuvuga ngo ndibutse ibyakorewe hariya muri mu butayu, mugende mubarimbure. Wumva igihe cyari gishize cyo kugira ngo Imana ikubita inkoni babandi bagiriye bariya nabi.
uko niko bimeze rero. Umuvumo ushobora kutagufata ubunyine wakoze ikibi, ariko menya kuko nta kindi kiwumara no kwihana. Ni byiza ngo abantu bamenye ingaruka z'umuvumo z'icyaha ko ari umuvumo, bamenye ingaruka zo kugira nabi ko ari umuvumo. Imana yacu ishimwe kandi ihabwa icubahiro. Imana rero ibwira Abisiraheli, irababwira ngo nimwubaha amategeko yanjye mukayagenderamo, dore imigisha izabakurikira. Muzabona umugisha waba ari wo mu masambu, muzahinga mweze. Nimutivanga n'abanyamahanga, nzabashira hejuru, nta munyamahanga uzabarinduka. Nta umuntu n'umwe utazahindira umushitsi imbere yanyu. Imana yagezeho ibabwira ngo nta n'inda z'abagore babo ntabazakuramo n'inda, kubera ko bubasha Imana. Ariko Imana ivugwa umuvumo uzabakurikirana baramuka batubashe Imana. Imana irababwira ngo murebe, mwitegereze, nimumara kurya mugahaga, mukubaka amazu meza mugatura, ntimuzibagirwe. Ngo nimwibagirwa, ngo Imana izabakuraho ca gitinyiro yari yarabahaye, ngo amahanga yose abasuzugura batere. Imana ibabuza amahoro, ngo kubera kuko mwayitaye. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe ne data, menya ko mu rusengero ari ahera. Tumenye ko mu nzu y'Imana ari ahera, uretse no kuharwanira. Hari abantu benshi bazi imbere y'Imana bibwira ko baje kuhakura umugisha, ariko bakakura umuvumo. Mumbabarire aya magambo nyavuge, suko shaka gutongera abantu ibibi, ariko nuza wambaye ubusa mu rusengero, tutekereze ko uzabuje kwakira umugisha, ahubwo uzabuze kwambara, uzabuje kwakira umuvumo. Uzaza wambaye ubusa uze mu rusengero witwa ngo uri umukirisitu, umupagani we ukitoranakizwa yoza yambaye ubusa, we nibisanzwe kuko ari bwo buzima bwe. Ariko we uri umukirisitu uje wambaye utwenda tudakwiye abakirisitu mu nzu y'Imana, wibwire ko uzahakura umugisha cyangwa uzahakura umuvumo. Kuko uba waje kuroga abantu, ntabwo uba waje kububaka. Cyo kintu tukimenye. Abantu baba mu matelefone, uri mu message nayo atari ijambo ry'Imana, kurasoma muri telefone si n'ijambo ry'Imana, kuravuga iby'isi mu ikanisa urahera, kurandikirana n'abantu ntiwitaye ibirimo bivugwa mu rusengero, uba watesheje agaciro inzu y'Imana. Imana itubabarire cyane. Abantu baseka, bagaseka bahagaze imbere, bagaseka abashumba bahagaze imbere, umushumba yahagarara imbere, umukristo hari inyuma akamuseka. Ibi byose bizana umuvumo. Ntiwibwire ko cyangwa wari umukristo w'umukene utameze neza, waje atambaye neza cyangwa imyenda y'igiciro, ukamuseka ukamusuzugura. Menya ko utahakura umugisha, ahubwo uhakura umuvumo. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo mbabwire bene data, ibyinshi turabisengera ntibikemuke bitewe n'iki? Ni imigisha twakagombye kubona, aho kubona imigisha imbere y'Imana twahakura ibitari byiza, twahakura imivumo. Ya mivumo twagerageza kuyisengera ikemuke ngo ikurweho. Ico nico nashatse kuvugana namwe uyu munsi wa none bene data. Ibi ngibi mbivugiye iki? Nuko muri kino gihe turi mu kubona abantu mu rusengero bakafatana mu mashati, tukabona abantu mu rusengero batonganiye mu rusengero. Mwene data, uyu si umutungo wa ba data, uyu si umutungo twasigiwe n'ababyeyi, uyu ni inzu y'Imana. Inzu y'Imana itware neza, itware neza, itware neza, kugira ngo uhabwe umugisha, uhakure umugisha. Ariko ndangira ngo nkubwire ngo nta handi hantu hambere haba umugisha nko mu nzu y'Imana, mu gihe witwaye neza, mu gihe wahisemo gusenga, mu gihe wahisemo gushaka Imana, mu gihe wahisemo gukorera Imana, ukaza mu nzu y'Imana ugapfuka mugasenga, wahabona umugisha. Ana yahakuye umugisha. Imana imukuraho igisuzuguriro cyo kuba ingumba, Imana imukuraho amagambo y'incuro ya mukeba we. Aha mu nzu y'Imana tuhabonera ibyiza. Suko hano ari ahantu h'umuvumo, oya, aha ni ahantu h'umugisha. Ariko iyo utitwaye neza uhakura umuvumo. Nta handi hantu haba ibisubizo ko kuba mu nzu y'Imana.
iyo warerewe mu nzu y'Imana, Imana ikurinda byinshi. Ibi biyobyabwenge abantu bari mu kunywa bagatumutwe, abandi bakicwa, abandi bakazira ko babaye ibirara, ibyo ntibishobora kukugeraho kuko warerewe mu nzu y'Imana. Mureke dushe inzu y'Imana agaciro kayikwiriye k'abana b'Imana. Imana yacu ishimwe cyane kandi ihabwa icubahiro. Nta cyiza nk'inzu y'Imana, nta cyiza nko kurererwa mu nzu y'Imana, nta cyiza nko gukorera Imana. Ariko nanone nta kibi nko kumenyera inzu y'Imana, nta kibi nko kumenyera mu nzu y'Imana nk'uko bene Eli babikoze barabizira. Imana itubabarire cyane, Imana itwiteho kandi Imana itugirire neza. Ndashoje muvandimwe, ndangije nkubwira aya magambo. Hagaciro inzu y'Imana, hagaciro kuba mu nzu y'Imana. Aha nahera twakura umugisha cyangwa twakura umuvumo. Korera Imana ukiranutse, korera Imana by'ukuri uzahakura umugisha. Imana ibagirire neza, Imana ibampere umugisha. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kuri mwiza, turagushimiye ko dusoje buno butumwa waduhaye kugira ngo tuvugane na bene data. Cyubahiro ni kibi cyawe, reka uduhe gutahura inzu yawe, uduhe gutahura ahera hawe, tugukorere duhinde imishitsi nk'uko ijambo ryawe rivuga. Bera umugisha buri muntu wese wumvishira ijambo, rimuhe kurikiranukira no kurigenderamo nk'uko bikwiriye. Cyubahiro ni kibi cyawe Mana, urakoze kuko twumvise, tubisenze mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Tubasabe rero mwebwe mukomeje kudutega amatwi, mudukore subscribe, iyo niyo nkunga tubasabye natwe. Mukore comment na share, muzaba mukoze. Naho ubutaha nakagaruka tuzongera tugana ijambo ry'Imana. Imana ibampere umugisha kandi bagirire neza. Murakoze, bye bye.